Yes, ndagusuhuje ngo haye ikaze hano kuri Aizo TV. Ndatekereza ko wamaze gutangira kubona ko nerekeye nafashe urugendo. Ndatekereza ko wamaze kureba ko natangiye gufilima iyi video. Aha hose ngiye kuhazenguruka, ni mu mujyi wa Lusaka cyangwa se ni mu nkengero y'umurwa mukuru w'iki gihugu cya Zambia. Ngiye kuhatembera uze kumbwira ukuntu wahabonye. Ni ahantu hanini ngiye kuzenguruka, ariko ndakubwira yuko ari ubutaka budatuwe. Nkunda kuvuga yuko iki gihugu gifite ubutaka bwinshi. Ndashaka kugira ngo mbereke neza ko iki gihugu ari igihugu gifite ubutaka bwinshi, kandi koko izi video mwatangiye kubona ko iki gihugu gifite ubutaka bwinshi. Aha hantu hose reba, sinzi niba biri kugaragara, reba hariya hose. Reka nzengere gutya nzuminge. Hariya hose mu biti, hariya hose ntihatuwe, hariya hose ntihatuwe, hariya hose ntihatuwe. Reba hariya hose. Ikintu ngiye gukora rero, ngiye kuhazenguruka muze kumbwira uko mwahabonye. Let's go. Mwabyiboneye rero ko nafashe inzira, ntangiye twagiye muri video. Bimeze bite? Ndimo ndihuta. Video igoye. Igihugu ngiki. Mwabyiboneye rero, natangiye gufata icyerekezo nzenguruka ahantu hose ntihatuwe. Naho ndabona aho bahinga gusa. Mbese ubu hano muri Capital City koko mwakabyara. Hano ni mu murwa mukuru koko. Noneho ngaho mbwira. Murabona aha hantu hatuwe? Reba igihugu. Murabona iki gihugu gituwe? Reba ukuntu igihugu kingana. Igihugu cyiza we, ni umurambararo. Ahantu hose igihe nagendeye niko hangana. Ni umurambararo, nta misozi ihari. Reba. Amagambo arabura rwose. Si kugenda wenyine amasaha yose ukagenda uvuga, amagambo agera agashira rwose. Amagambo agera agashira. Aha hose ni abantu.
igihugu cyanjye nyine. Ahangaha noneho abantu bahatuye niba ari abakire bimeze bite? Amagambo ageze arashira rwose nkurikije ahantu ngeze.